Codase yatangiye mu mwaka wa 2003 itangira ari association y'abashoferi bahuze ari abakozi ba leta. Mu mavugurura yayo mu mwaka wa 2006 hinduka koperative Codase. Mu ntego zayo kwari ukwiteza imbere, guteza imbere abanyamuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Tumaze gusezererwa muri leta icyo bise zero sharwa, leta yatujyanye amahugurwa i Murambi. Tujya mu mahugurwa, duhugurwa kwiga imishinga, kwiteza imbere, ariko binyuze muri transport kuko niyo yari domaine yacu. Mu nama icyo twaganiragaho cya mbere na mbere ni uguhuza, ni ukubakira hamwe, ni ukubaka koperative twese duhuriyeho. Icya kabiri ni ugusangira inyungu zayo, abantu bagashaka amamodoka, abantu bagahabwa akazi bagakora, n'abatabonye akazi mu bigo bakaba bari mu mapakingi ariko bagakora. Byatumye rero abanyamuryango bashyira hamwe. Uko imyaka yagiye yihirika niko hagendaga harushaho kubamo ibibazo muri iyi koperative, kuko intego yayo itagerwagaho uko abanyamuryango babyifuzaga. Kuko ari iterambere rya koperative cyangwa iry'abanyamuryango nta ryari rihari, bishingiye kuko umutungo w'abanyamuryango wari ucunzwe nabi, bikajyana no kuba umubare w'abanyamuryango icyo gihe utaruzwi. Muri urwo ruhererekane rw'imyaka n'urusobe rw'ibibazo, agana mu mwaka wa 2014 koperative yabonye inama y'ubutegetsi nshya iyobowe na Nkusi Asieri. Binyuze mu nteko rusange y'abanyamuryango yateranye kuwa 25 z'ukwa munani 2013. Iyi komite yinjiye mu nshingano ifite intego yo kuzahura ubukungu bwa koperative no guteza imbere abanyamuryango. Icyo gihe koperative yari yugarijwe n'ibibazo birimo kutamenya umubare w'abanyamuryango nyawo, umutungo wari ucunzwe nabi, imyenda ikabije abanyamuryango bari babereyemo koperative, ibirarane by'imisoro ya leta bitari byarigeze byishyurwa, ndetse no kuba koperative itaragiraga icyicaro kizwi cyaho ikorera n'ibindi bitandukanye. Nibuka neza muri 2013 mu kwezi kwa 9 nibwo natowe, tariki ya mbere. Ku itariki 5 koperative barayifunga. Ifungwa kubera imisoro ya Rwanda Revenue. Icyo cyari ikibazo cy'ingutu cyane gikomeye. Twahise duhamagaza inama nyinshi zitandukanye zo kugira ngo tugane n'abanyamuryango uburyo twasohoka muri icyo kibazo, ariko habaho n'ubuvugizi mu nzego za leta kugira ngo nanone uwo musoro urebe ukuntu warebwaho, habeho n'uburyo twasonerwa ibihano n'ubukererwe twari dufite muri ayo mafaranga, kuko yari amafaranga menshi cyane tutashoboraga kurangiza kwishyura. Abanyamuryango rero uruhare rwabo rwarabaye rwo kwishyura uwo musoro, ariko habaho nanone n'uruhare rw'ubuyobozi mu buvugizi bwo kugira ngo bukurirweho ibyo bihano. Icyo cyari ikibazo cya mbere gikomeye cyane cy'ingutu. Ikibazo cya kabiri ni ukuyobora koperative idafite amafaranga. Koperative idafite amafaranga ni ukuvuga ngo no guhemba abakozi byari ikibazo gikomeye cyane. Kandi nk'uko mubizi koperative yacu ikora umurimo wa transport rero mu masoko mu kindi ibintu byakeneraga amafaranga menshi kandi adahari. Icya gatatu, nta modoka twagiraga. Byari bigeze aho ngira ngo twarakoreshaga imodoka zitarenze 2 mu buryo bwo gushaka amasoko. Ibyo byose rero byari inzitizi, byari imbogamizi, ariko habayemo imbaraga nyinshi cyane zo gutekereza icyatuma ibyo byose bivaho, hakabamo imbaraga zo kugira ngo koperative ibashe kongera gusubira ku murongo ikore neza. Ese uru ruhuri rw'ibibazo komite yabinyuzemo ite? Perezida wa koperative Codase Nkusi Asieri arasobanura uko babinyuzemo nuko byakemutse hagamijwe kugira koperative igera ku ntego zayo ndetse ikanateza imbere abayigize. Iyo hatabaho gufatanya, iyo hatabaho kumvikana, ntabwo twari kubisohokamo. Ariko nanone icya gatatu n'imiyoborere no gutekereza ku cyafasha koperative, ku cyafasha abanyamuryango kugira ngo basohoke muri ibyo bibazo. Nubwo abanyamuryango babigiramo uruhare, ariko hari ababa batekereje uburyo ibyo bibazo babisohokamo. Numva rero kubisohokamo harabamo ubufatanye, hakabamo no kubatekerereza icyatuma babisohokamo dufatanyije nabo.
nyuma yo kunyura muri ibyo bibazo hakurikiyeho guhuza abanyamuryango no kububaka hagamijwe kubateza imbere no guteza imbere koperative. Twinjira mu buyobozi twasanze abantu bakoresha amafaranga ya koperative. Umuntu akaza ati nkeneye inguzanyo akayihabwa, undi afite ikibazo ejo agakenera inguzanyo akayihabwa, uje nyuma ya nguzanyo ntayibone, atayibona bigatuma ashobora gutekereza ko hari abahawe ya mafaranga we ntayahabwe. So dusanga nacyo ari kimwe mu bishobora gukurura amakimbirane cyangwa se gutekereza nabi kw'abanyamuryango. Dushyiraho ikibina, dukingura ikibina, turavuga ngo iki kibina buri muntu ashyiremo amafaranga, abikirwa amafaranga ye, kandi ajyaza aya mafaranga yafate ajye kumukemurira ikibazo nk'uko abyifuza. Bivuga ngo uwo ari we wese uri muri koperative afite uburenganzira buza muri cya kibina agashyiramo amafaranga akanayakuriramo igihe ashakiye, cyitwa indahigwa za kodasi. So byaradufashije ibyo nabyo rero bituma abanyamuryango nanone nta ya makimbirane twatekereza ko ashobora kuvuka, dusa nkaho tuyahagaritse mu buryo bw'amafaranga. Icyo cyaradufashije cyane, ariko nanone ibyo byose bishingira kuko abantu baba babanze kumvikana no kuganira, kuko n'ikibina mutabashije kumvikana ngo muganire mugirirwe cya cyizere n'abanyamuryango babyiyumvemo nabo biyumvanemo, ntabwo byashoboka byose. Ngira ngo maze gutorwa muri 2013 mu kwa 9 mu kwezi kwa 3 kwa 2014 twe tumaze kubona imodoka 12 twahawe na banki ya KCB. Twakoze ubuvugizi mu mabanki, urumva nta mafaranga twari dufite mu by'ukuri. Byari ukubwira umunyamuryango twabwira ngo ubwo ufite imodoka ishaje yivugurure, zana 1.5 miliyoni tugukorera ubuvugizi, banki tukwishingire muri banki guha imodoka. Niko byagenze. Ndumva icyiciro cya mbere KCB yaduhaye imodoka 12, ndetse turakomeza icyiciro cya kabiri duha imodoka 6, hanyuma twimukira no mu zindi banki, nkuko twagendaga tuganira n'amabanki tugenda turebaho inyungu ziri. Na KCB suko tutari gukomezanya nayo, ariko twagiye tubonamo imbogamizi zirimo gufatira amafaranga b'abanyamuryango batanze, ugasanga nta byazwa umusaruro kandi banki yabyaza umusaruro. Noneho twimukira muri banki ya Gosheni twagiranye nayo amasezerano nayo y'ubuvugizi bw'abanyamuryango. Noneho ndetse tuba tumaze gutera indi ntambwe, turavuga ngo we munyamuryango watangaga 1.5 miliyoni, noneho twe turagutangira 2 kugira ngo tugure imodoka igezweho. Turagutangira 2, hanyuma uzana 500 bitakuvunnye, ya yandi uzayishyure witonze. So twaguze imodoka 15, ngira ngo twanazitahanye n'inzu. Izo modoka zaguzwe muri ubwo buryo koperative yafashe umutungo wayo iwuguriza abanyamuryango kugira ngo za modoka ziboneke zize zijye mu masoko. Muri izi manda 2 z'imyaka 6 ishize, koperative Kodase yagerageje gufatanya na leta mu bikorwa bitandukanye birimo kwitabira no gukora umuganda rusange, gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, hibandwa gusana inzu n'ibindi bikorwa bitandukanye. Tumaze kubona rero, tumaze gushinga, tumaze kugera mu mwuga leta yadufashijemo, twumvishe natwe tugomba gufatanya na leta. Dukora ibikorwa bitandukanye rero. Dukora imiganda, twikorana n'abaturage, turabaremera. Mu bikorwa byo kuzamura imibereho myiza y'abaturage kandi hakozwe ibikorwa bitandukanye bigamije kunganira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, birimo gutanga mituweli de sante ku baturage basaga 100 bo mu murenge wa Kanombe, ndetse no koroza inka bamwe mu batishoboye bo mu murenge wa Mageragere ho mu karere ka Nyarugenge, ndetse no mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge. Hari abantu twasuye muri Kamonyi tubaha inka 3, abakecuru bacitse ku icumu ya jenoside yakorewe abatutsi bari batishoboye. Twagiye muri Mageragere tuhatanga inka 4, nazo tuziha abatishoboye. Nuko ngo dukorana na leta mu miganda isanzwe, ndetse twanasuye na Nyarugunga tuhatanga mituweli, ubwisungane mu kwivuza 100, abantu bageze ku 100. Hanyuma hari n'umuntu w'umukecuru nawe wacitse ku icumu twasaniye nawe muri Nyarugunga, tumusanira inzu ye turayisakara, muri rwa rwego rwo gufatanya na leta
kugira ngo natwe tugire abo dufasha nk'abanyarwanda. Ibyo ni ibikorwa rero dukora kandi tuzanakomeza mu gihe koperative yacu igifite ubushobozi bwo kuba yagira bibasha gufasha, tuzakomeza kubafasha. Abanyamuryango ba koperative Kodase bagaragaza intambwe ikomeye yatewe mu miyoborere ya koperative, bakabihuza n'iterambere bafite ubu n'icyo bifuza kuri koperative yabo ejo hazaza. Kuko mbereho twari na benshi tutamenyana rwose, ugasanga abanyamuryango bitwa ko ari abanyamuryango ariko abenshi batanarimo. So ubuyobozi bumaze kujyaho rero buyobowe na Perezida Nkusi, habaye ko abantu noneho koperative bayegeranya, abujuje iby'amategeko ateganya baragaragara, abatabyujuje bagenda basigara, usanga ntibakinibuka ko inabaho. Kuva icyo gihe rero kugeza kuri uyu munsi bigaragara ko noneho koperative yiyubatse bigaragarira buri muntu, ndetse cyane cyane ku banyamuryango, twebwe nk'abanyamuryango ba koperative muri rusange. Biratunyuze kuko ikigaragara twagize ubuyobozi bwiza bushyira mu mucyo, bituma rero twese dusobanukirwa, kuko koperative ipiganirwa amasoko, yapiganirwa amasoko ikayaha abakozi abanyamuryango, ntabwo akorwa n'umuntu ku giti cye cyangwa koperative nitwe. Ni ukuvuga rero niba ndi mu kigo runaka nkora akazi, iyo ukwezi gushize ndi nk'umukozi wa leta cyangwa unarenzeho ugiye kureba mu gaciro k'ibyo dutahana. Byajyaga bigorana cyane aho wasangaga turi abashomeri kubera akazi kari gake, ariko kubera serivisi nziza twagiye dutanga no kubihugukira, twagiye tubona amasoko ku buryo abanyamuryango abenshi cyangwa wenda navuga bose bageze ku rwego rwo kuba bafite imodoka, baba bafite akazi. Aho twavuye, aho twari tugeze ni heza kurenza aho twaturutse. Abanyamuryango 86 twabayeho 600 bicyuka. Ni ukuvuga abo bantu bose bashobora kuba baratanze umugabane shingiro batahaba. Rero uyu munsi wa none turi 86, yewe ntago ndi hejuru ngo menye gahunda zose, ariko ngira ngo hafi ya bose cyese tudashaka kutunga imodoka, hafi ya bose bashobora kubona imodoka. Kandi aho twari turi, usibye ko imyaka igenda ihinduka, akazi twabonye ukabona umwaka utaha baraje bashyize ku giciro gitoya, abandi bigenze gutya turibeshyemo gakeya, tubuza amasoko. Ariko benshi abafite imodoka bose muri iki gihe bakoraga. Imbogamizi ya mbere ni uko buri munsi kampani zivuka, uko zivutse niko zica amasoko. Araza agahita ashyira ku giciro cyo hasi cyane, icyo gihe ahita dutsinda kuko ushyizeho ntabwo wakora. Hanyuma nawe ubwe ntabwo akora neza, kubera niba akoreye ibihumbi 30 n'urugero, uyu munsi na essence ahantu igeze ntabwo yabasha gutunga umuryango. Ariko kubera ubukene dufite muri iki gihugu barayakorera. Icyo gihe rero twebwe tureka akazi ntabwo twabishobora gukora. Baduhaye igiciro kimwe tugahangana mu byangombwa, twakora neza kurenzaho, koperative igatera imbere n'igihugu muri rusange, kuko tuba dutanga amafaranga kubera ko twayinjije. Icyo nababwiye nuko Nyagasani adufashije twakomezanya na komite yacu. Rero icyo ni icyifuzo, ariko ntabwo gisimbura itegeko. Ariko itegeko bishoboka twakongera tukarihindura, tugakomezanya na koperative na komite yacu, kubera ko ibyo yadukoreye nta yindi yigeze bidukorera. Mu bikorwa by'iterambere n'inyungu z'abanyamuryango, Kodase yaguze inzu ya etaje ifite agaciro ka miliyoni 160 z'amafaranga y'u Rwanda. Iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe. Kuri ubu ikorerwamo ubucuruzi bubyarira inyungu koperative. Haguzwe kandi imodoka icyiciro cya kabiri zijyanye n'igihe, zihabwa abanyamuryango mu rwego rwo gukomeza kunoza imikorere. Ibi n'ibindi bikorwa bitandukanye bikaba bigamije kuzamura ingano y'umutungo wa koperative n'iterambere ryayo n'abanyamuryango muri rusange. Dufite abanyamuryango bake kandi beza, uwo ngiye niwo mbanza kubara ko ari wo mutungo ukomeye cyane wa Kodase, niwo nk'agaciro kuruta ibindi bikorwa byose, kuko n'ibindi bikomoka muri abo ngabo. Umutungo wa kabiri dufite ni inzu, umutungo wa gatatu dufite ni amamodoka.
ndibuze kugenekerereza kuko ntabwo nakoze imibare, ariko inzu tuyigura mu mwaka wa 2020 yari ku gaciro ka miliyoni 160. Uno munsi hagaze ku gaciro ka miliyoni 320 kuko baraziduha tukazanga. So ubwo ako ni agaciro k'inzu. Amamodoka dufite ubwayo asaga hafi nka 40 ari mu gaciro gahagaze hafi nka miliyoni 300 n'ubundi. Nawo ni umutungo wa koperative kuko niwo winjiriza koperative ya mafaranga yose, yaba yishyura inzu, yaba agira gute, ava muri izo modoka. So nkumva rero agaciro ka mbere n'abanyamuryango tutabona n'ikigereranyo tubagereranya kuko ibyo byose nibyo niho biva. Agaciro ka kabiri ni iyo nzu ihagaze kuri ayo mafaranga angana na miliyoni 320 ubu no munsi. Agaciro ka gatatu ni amamodoka dutunze kandi meza. Twaratekerejeho dusanga bakwiye kwizigamira cyane ko ubwizigame bamwe na bamwe basize muri leta ntabwo bwageje kuri ya myaka ya pasiyo. Twaricaye rero dutekereza ko abantu barakuze ariko ejo bakeneye kubaho muri bwa busaza bwabo. Tubiganiraho nka bodi, tunabishyikiriza inteko rusange, irabyemeza, ibiha umugisha. Twemera ko buri munyamuryango wese uri muri koperative agomba kujya yishyurirwa ejo heza buri mwaka. Rero turabateganyiriza kugira ngo n'umuntu nasaza ariko azaba afite aho azajya gusoroma akazamusindagiza mu gihe azaba agihumeka umwuka w'abazima. Ibyo byose byari bigamije kuzamura imibereho y'abanyamuryango no kubaka ubumwe bwabo. Iyo abantu bazamutse mu iterambere barafatanya bakanubaka n'ubumwe. Mu byo koperative yari yiyemeje hagamijwe kuzamura imibereho y'abanyamuryango, hashyizweho uburyo bwo kugabana inyungu koperative yungutse mu bikorwa byayo bya buri mwaka. Ibyo byagezweho aho miliyoni 8,244 n'amafaranga 172, kimwe cya kabiri cyayo gihabwa abanyamuryango mu mafaranga, ni ukuvuga angana na miliyoni 4,122,86. Imyaka isaga 16 irihiritse kudasiba iyi koperative. Mu mishinga irenga 5 y'iterambere yari ifite, bigaragara ko harimo kugira sitasiyo ya esanse inyweraho imodoka za koperative ndetse ikanacuruza. Ikindi ni uko buri munyamuryango wese agira imodoka ye bwite binyuze muri koperative, kandi zikaba ari imodoka zisumbuyeho izihari uyu munsi kugira ngo bizafashe koperative gupiganira amasoko mu ntara. Ndahera kuri iryo ko buri ubundi koperative yacu igizwe na transport. Transport rero irazamo niyo station. Ko buriya iyo ufite station ukora transport neza. Iyo niyo projet ya mbere twifuza ko koperative yaba ifite imodoka ariko zifite na station zishobora kunyweraho. Icyo gihe bizaha abanyamuryango kuzamuka mu zindi ntera no kuba yagira na koperative yagira indi mishinga itekereza. Ariko ubu no munsi mu gihe mvuga ngo ndacyari umuyobozi, icyo numva dufite muri gahunda ni icyo ngicyo, ariko nanizeza n'abazaba bansimbuye ko no mu gihe tuzaba tutakiri mu buyobozi tuzabafasha gukomeza kureba imishinga ishobora guteza koperative imbere. Komite iri gusoza manda yayo igaragaza ubushake mu gufasha koperative kugera kuri iyi ntego ndetse no gushyira hamwe hagamijwe iterambere rya koperative rirambye.